Amazina y'inyakuri yitwa Ruhumuriza James, akaba yaravutse ku itariki ya mbere z'ukwa kane mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda, avukira mu bitaro bya CHK i Kigali. King James rero ni umwana wa gatandatu mu bana barindwi, akaba yarasoje amashuri yisumbuye mu mwaka w'ibihumbi 2013 mu kigo bita Ecole Ape Rugunga. Nyuma yaho akaza kujya kwiga kaminuza muri kaminuza yitwa Mount Kenya University. Ahangaha yize mu ishami ry'itumanaho ndetse n'itangazamakuru, journalism and mass communication. King James akiri umwana ngo yarafite inzozi zo kuzaba umukinnyi wa ruhago ukomeye cyane, dore ko yatekerezaga ko akaguru ke ariko kazamutunga. Akaba Jimmy Gatete baciye ibintu cyane muri ruhago y'u Rwanda, ariko ubwo yumvaga indirimbo z'umuhanzi waririmbaga injyana ya R&B Brand Norwood, byahise bituma ahindura intekerezo. Aratekereza ati nta kuru nanjye naririmba indirimbo nk'izo y'umugabo. Kariyeri ye rero y'umuziki yayitangiye mu mwaka w'ibihumbi 2006, akora indirimbo nyinshi zigiye zitandukanye, ariko nizahita ziba hit cyane ngo zitume abanyarwanda bamumenya cyane ko hariho abandi bahanzi bari gukora kandi bari bameze neza muri icyo gihe, harimo The Ben, Meddy ndetse na Tom Cruise. Mu mwaka w'ibihumbi 2009 yakoze indirimbo ayita Ininyi. Iyi ndirimbo yakozwe na producer Lick wari ugezweho muri icyo gihe. Iyi ngiyi rero yaje kumufasha gutuma abanyarwanda bamumenya cyane, bihereye mu makaminuza ndetse no mu bigo by'amashuri, aho wasanga iyi ndirimbo abantu benshi bayituranye ku maradiyo ndetse n'ahandi. Byaje gutuma umuhanzi King James nawe yinjira mu bahanzi bari bakunzwe muri icyo gihe mu mwaka w'ibihumbi 2009. Bigeze mu mwaka w'ibihumbi 2010 abarimo The Ben ndetse na Meddy bari bamaze kwigarurira imitima y'abanyarwanda cyane nk'abahanzi barimbaga injyana ya R&B bari hejuru ku gasongero cyane. Ariko ngo burya isaha y'umuntu ibizagera igihe cye kikaza. Iki nicyo cyari igihe cya King James yari gisohoye. Uti gute rero? Umuhanzi The Ben ndetse na Meddy bahisemo kwerekeza hanze y'u Rwanda, bajya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, basiga umuziki wo mu Rwanda bawusizemo icyuho, kuko aribo bahanzi bari bayoboye abandi cyane mu njyana ya R&B ndetse banayoboye n'abandi bahanzi bose bari bagezweho muri uwo mwaka w'ibihumbi 2010. King James yahise yikoza muri studio akora indirimbo yitwa Naratomboye, ayishyira ku rubuga rucuruza umuziki ari rwo rwa YouTube rwitwa Rwanda Beat. Iyi ndirimbo akisohora abantu benshi barayikunze cyane. Iyi ndirimbo icyo gihe yatumye King James ahita asigarana ikibuga cyari gisizwe n'aba bagabo aribo The Ben ndetse na Meddy, dore ko batekerezaga ko aho bari bagiye bazakomeza gukora umuziki kandi bagakomeza kuba ku gasongero mu bahanzi nyarwanda. Ariko uwitwa King James yahise abiba umugono, yigarurira imitima y'abanyarwanda bitunguranye abikesheje iyi ndirimbo Naratomboye. Agisohora iyi ndirimbo uwitwa Ishimwe Clement nyiri lebo ya Kina Music yahise amusinyisha muri lebo ye, batangira gukorana, aho bahise basohora album ya mbere ya King James bayita Umugisha. Iyi ngiyi yasohotse tariki 24 z'ukwa 12 mu mwaka w'ibihumbi 2010. Iyi album yari indirimbo zatumye uwitwa King James ahita yigarurira umuziki wo mu Rwanda wose, abahanzi bamera nkaho batakigaragara. Zimwe muri izo ndirimbo rero harimo iyitwa Birandenga, Narashize, Ese warikiniraga. Izi ndirimbo zagarutsweho cyane n'abakunzi b'umuziki, dore ko bagendaga bazivugaho inkuru zigiye zitandukanye, dore ko mu nkuru havuzwemo no kuba izi ndirimbo zimwe muri zo harimo izo uyu muhanzi King James yaririmbiye umuhanzi Knowless, bikekwa ko bakundanaga ariko bikaza kurangira amusize ubwo yerekezaga muri Kina Music akikundanira na Ishimwe Clement. Indirimbo igaruka mu majwi cyane ni indirimbo yitwa Ese warikiniraga. Abantu rero bakaba baragiye bavuga cyane ko ashobora kuba yaririmbiye uyu mukobwa Knowless, mbere bari bafitanye umubano ariko ukaza guhagarara ubwo Knowless yinjiraga muri Kina Music. Iyi ndirimbo Ese warikiniraga imaze gusubirwamo inshuro nyinshi. Riderman yayisubiyemo ndetse n'uwitwa Zubaley ubu ngubu barizwa muri Kina Music nawe aherutse kuyisubiramo. King James mu rugendo yari akomeje kandi akataje, ari gukotana. Tariki 13 z'ukwa mbere mu mwaka wa 2012 yakoze album ya kabiri ayimurikira muri kaminuza yari nkuru y'u Rwanda i Butare, abasha kumvisha abakunzi b'umuziki indirimbo zari zikubiye kuri iyi album ya kabiri. Adahagarara yahise ategura album ya gatatu ayita Ntibisanzwe. Iyi ngiyi yo akaba yarayimurikiye abakunzi be mu gitaramo cyabereye muri stade Ubworoherane mu karere ka Musanze, ari kuri tariki 25 z'ukwa 12 mu mwaka wa 2014. Kuri uyu munsi hari na Noheli, dore ko uyu King James yanahaye Noheli abaturage babarizwa mu karere ka Musanze bari bitabiriye iki gitaramo muri stade. Nyuma yaho yaje gukora album ya kane ayita Meze Neza. Iyi ngiyi rero nayo ikaba yari kubiye indirimbo nyinshi z'urukundo kandi zakunzwe cyane n'abanyarwanda. Mu mwaka wa 2021 tariki 10 z'ukwa 10 yakoze indi album ayita Ubushobozi. Uyu muhanzi ufatwa nk'umuhanzi nyarwanda ufite indirimbo nyinshi cyane kurusha abandi, ubwo ndavuga playlist nkuko byakomeje kugarukaho n'abahanzi benshi bagiye batandukanye bagenzi be, bamushyira ku mwanya wa mbere w'abahanzi ashobora kuba bafite indirimbo zikunzwe cyane mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Rero akaba yarakoranye indirimbo n'abahanzi benshi bagiye batandukanye, harimo nk'izo yakoranye na producers Al Pacino wamukoreye indirimbo nyinshi
mu ndirimbo bakoranye rero harimo iyitwa Ujuba Romantique, niyo yise Nkomeza, ndetse n'iyitwa Bindimo. Uyu muhanzi ntago ari abahanzi bo mu Rwanda gusa bakoranye, dore ko yanakoranye n'umukobwa uturuka muri Vestiana Soka. Uyu nguyu rero bakoranye indirimbo yitwa The Girl Is Mine, cyangwa se umukobwa nuwanjye. Indirimbo yifatanyije n'umukobwa bita Kevin Late. Iyi ngiyi rero nayo ikaba yaraciye ibintu cyane ku mbuga nkoranyambaga. Nyuma yaho yakomeje gukora indirimbo zigiye zitandukanye z'amakorabo, harimo iyitwa Ndagukumbuye yakoranye na Ariel Ways, Akayobe nayo yabaye trendy cyane mu mwaka wa 2024 yakoranye na Manik Yan. Ni ibihembo byinshi uyu muhanzi yakomeje kwibikaho abikesha impano ye, ndetse no gukora indirimbo z'urukundo cyane zigakundwa n'abatari bakeya mu njyana ya R&B mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Mu bihembo yatwaye rero twavugamo nka Primus Guma Guma Superstar yo mu mwaka wa 2012. Ku nshuro ya kabiri yabashije kuba yayegukana, ni nyuma yuko iya mbere ye yatwawe na Tom Cruise, ariko ya kabiri ya 2012 itwarwa n'uyu King James. Ariko nanone yatwaye ibindi bihembo byinshi bigiye bitandukanye, harimo ibihembo bitatu bya Salax Award nk'umuhanzi mwiza w'umwaka ndetse n'umuhanzi wa R&B mwiza, icya 2011 n'icya 2012 ndetse n'icya 2013. King James mu gikundiro cyinshi cyane n'amajwi y'abafana ari hejuru cyane, yitabiriye ibitaramo bigiye bitandukanye, harimo nk'icya Rwanda Day cyabereye muri San Francisco, aho ngaho ni muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, hari mu mwaka wa 2014. Urubyiniro rero yarahahuriye n'abarimo Meddy, Alpha Rwirangira ndetse na Teta Diana. Umwaka wa 2017 King James nanone yitabiriye igitaramo cyari cyabereye i Buruseli mu Bubiligi, naho hari muri Rwanda Day. Nanone yitabira indi Rwanda Day yabereye London mu Bwongereza, yitabira n'ikindi cyabereye Amsterdam, mu yitabira n'ikindi cyabereye Atlanta, Gentil ndetse na Bonny. Aho ngaho hose ari mu bitaramo bya Rwanda Day. Bitewe n'uburyo akunzwe cyane kandi azwi n'abanyarwanda benshi, hari amakampani menshi yagiye amugirira icyizere amusaba ko yayamamariza, aho nka kampani y'itumanaho Airtel yamugize brand ambassador wayo. Mu mwaka wa 2025 uwitwa Bruce Melody yatangaje ko uyu muhanzi King James ariwe muntu wamufashije kwinjira muri business, ndetse akamugira n'inama y'uburyo yakwinjira muri business kandi agakorera amafaranga menshi cyane. Uyu muhanzi rero King James azwiho kuba yarakoze utuzi twinshi, kandi ariwe muhanzi w'umunyarwanda utunze ibintu byinshi abikesheje kuba yarakoze utuzi tugiye dutandukanye. Uyu nguyu yahinze umuceri ndetse akaba yanacuruje n'amamodoka, yafunguye isoko ryitwa Mango Supermarket, ariko nanone afite uruganda rw'ifu y'ibigori bita Ihaho. Urunguru rwo yarushinze mu mwaka w'2020. Mu yindi mitungo King James afite harimo etage y'amagorofa 2 yujuje mu karere ka Kamonyi. Mu mwaka w'2021 mu kwa 12 tariki 12 yashize projet hanze yagomba kuzajya ifasha abantu bakina amafilme, abaririmbyi ndetse n'ibindi bintu by'imyidagaduro, ayita Zana Talent. Iyi ngiyi rero ikaba yarafashaga abahanzi ndetse n'abandi bantu bose bakora ibintu bijyanye n'imyidagaduro. Ni umuhanzi utarakunze cyane kuvuga ku buzima bwe bwite, cyane ko inkuru ze zo mu buzima bwe bwite atari inkuru zakunze kumvikana cyane ku mihanda. Atemeranya n'abantu bavuga ko gushyira ubuzima bwabo hanze ngo nuko ari abastari ari ibintu biba bikenewe. Ni inkuru nyinshi zagiye zimuvugwaho z'urukundo. Muri izo nkuru twavuga nk'inkuru yamuvuzweho yo kuba yarigeze gukundana na Knowless ariko bakaza gutandukana nkuko nabikubwiye haruguru. Ariko nanone ahakurikiyeho undi mukobwa witwa Priscilla. Uyu nguyu yanamukoreje mu ndirimbo yitwa Ndagutegereje cyane, abantu batangira gutekereza ko bakundana cyane. Uyu nawe rero bavuzwe mu rukundo mu gihe kingana n'imyaka igera kuri 2 yose, ariko biza kurangira umubano wabo utageze ku kintu gifatika. Ntago ari bo bonyine kuko King James yigeze gukundana n'umudiaspora bita Wick Laurent, ariko nanone biza kurangira umubano wabo ntacyo utanze. Mu minsi isize King James aherutse gutangaza ko ari kwitegura gukora igitaramo azizirizamo imyaka 20 amaze mu muziki, kuko guhera mu mwaka wa 2006 yari ari mu muziki kugeza ubu ngubu mu mwaka wa 2026. Ateganya iki gitaramo azagikorera muri BK Arena ku itariki ya mbere z'ukwa 8. Kugeza ubu ngubu rero King James aracyafatwa nk'umuhanzi ukomeye kandi ufite indirimbo nyinshi zakunzwe n'abatari bake. Niba hari umuhanzi wifuza ko twazakubwiraho amateka, twandikire muri comment umutubwire, hanyuma nanone ukomeze gukora subscribe. Naho ngendi Elize Ishimwe.